mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 20 kugeza kuri 23 n'Abakolosayi kabiri n'icya kabiri igice cya kabiri oui mwanyanga igice cya kabiri umurongo wa 20 kugeza kuri 23 haranditse ngo nuko rero niba mwarapanye na Kristo mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'ibyisi, ni iki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango ngaho mukiri abisi, ngo ntugafateho, ntugasogongereho, ntugakoreho, kandi ibyo byose biba biheze iyo biriwe, mugakurikiza amategeko n'inyigisho by'abantu. Ni koko ibyo bisa naho ari iby'ubwenge, kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigira nk'abicisha bugufi, bigomwa iby'umubiri, nyamara nta mumaro bigira na hato wo kurwanya irari ry'umubiri. Murakoze cyane. Aya magambo ntabwo nyatindaho, ni uburyo bwo gusenga ngo bw'ubuhimbano. Umuntu ngo arifata ngo yigira nk'uwicisha bugufi, akajya yiyoroshya cyane, agahindura ijwi cyangwa akariniga cyangwa agahindura imvugo, akajya yivugisha uko ukuntu atarasanzwe avuga. Noneho ngo akigomwa n'iby'umubiri, ukajya ureka kurya, ukiyiriza, ukiyicisha inzara, byose ukabikora. Ariko hariya bavuze ngo ubirebeye inyuma ngo wagira ngo ni ibintu by'ubwenge. Ubonye abantu bari kwiyiriza ubusa wagira ngo ni ibintu bizima byo gukorera Imana. Ubonye bahinduye imvugo bivugisha buhoro wagira ngo ni ibintu byo gukorera Imana. Ngo bakigomwa n'iby'umubiri ntibarye, nabwo ukagira ngo ni ibintu byo gukorera Imana. Ngo nyamara ngo nta mbaraga na nkeya bigira ngo zo gucubya irari ry'umubiri. Mwabyumvise? Nta mbaraga bigira zo guhindura umuntu, nta mbaraga bigira zatuma uhinduka umukristo, ntabwo zakugira umwana w'Imana, ntibyaguha ubugingo buhoraho. Wakwiyiriza ariko kwiyiriza ntibyaguha ubugingo buhoraho. Wagenda wicishije bugufi, witoza ugahindura n'imvugo, ariko ibyo nabyo ntabwo byaguha ubugingo buhoraho. Ngo nyamara ubirebeye inyuma ngo wagira ngo ni ibintu by'ubwenge. Ariko abagabo bavuze ngo mwapfanye na Kristo ngo nimureke izo nyigisho ngo ni inyigisho z'abantu. Yego, ni inyigisho z'abantu, ngo ntimukaziyoboke. Zikuvuga ngo ntugakore ibi, ngo ntugakore ibi, ngo ntugakore ibi, ngo ntugakore kuri iki, ngo ntugasogongere kuri iki, ngo ni inyigisho z'abantu. Wagira ngo ni iby'ubwenge ariko nta mbaraga bigira, nta mumaro bigira byo kugira umuntu umwana w'Imana. Bivuga ngo ikigira umuntu umwana w'Imana twakivuze ni ukumenya ngo Yesu yishizeho ibyaha byawe arabihanirwa. Amaze kubihanirwa, ibyo biguhesha nawe kwemerwa n'Imana, kubera ko kubyemera kwawe gutuma uhabwa gukiranuka kw'Imana, gutuma uhabwa gutungana kw'Imana, kukakubarwaho ukabarwa imbere y'Imana n'intungane itigeze ikora icyaha, kubera kubarwaho gutungana kwa Yesu, kuko igituma umutima wari utiha muri wowe uhora wumva uzarimbuka, nuko ujya ushaka gukiranuka kwawe cyangwa gutungana kwawe. Nyamara hari ugutungana kw'Imana, ariko kwa Kristo ni ugutungana Kristo yatunganye, aho umuntu wese wemeye urupfu rwe. Kwemera urupfu rwe, nongere subiremo, si ukwemera gusa ngo Yesu yarapfuye, ni ukumenya ko urupfu rwe ari igihano gihagije cy'ibyaha byawe. Bivuga umuntu wizeye Yesu, Bibiliya ivuga ko uwo muntu yarangije igihano. Iyo umuntu yarangije igihano aba umwere, niba yakoze ibyaha byinshi, igihano kirangira ubaye umwere imbere y'amategeko. Bivuga ngo Yesu amaze guhanirwa ibyaha byawe, Imana yahamije ko nawe ubaye umwere, kubera ko ibyaha byawe byabonewe igihano, kubera ko igihano cyasohojwe, igihano cyabaye. Ubwo Yesu yahanwe agaharirwa ibyawe, wagombye kumenya ngo mu Imana izahana sindimo, kubera ko hari undi yahariye mu mwanya wanjye. Ibyo ukabyizeza umutima, ubundi ugahabwa kwera kwa Kristo. Yesu akaguha gutungana kwe, ukaba umwere imbere y'Imana ubiheshejwe na Yesu Kristo. Amena. Nk'uko Yesu yabazweho ibyaha byawe bikamuhindura umunyabyaha, niko nawe bagomba gutungana kwa Yesu bikaguhindura intungane. Ukaba intungane utabikoreye, nk'uko Yesu yabaye umunyabyaha nta byaha yakoze. Ubwo nibwo buryo umuntu yemerwamo n'Imana. Ubwo nibwo buryo umuntu ahinduka nk'umukiranutsi cyangwa intungane imbere y'Imana, akazajya mu ijuru. Umuntu utazi ibyo, utizeye ntabwo azajya mu ijuru. Ibyizerere y'idini iryo ari ryo ryose ntabwo yakujyana mu ijuru. Niba Yesu yaravuze ko ari we nzira, akaba ari we kuri, akaba ari we bugingo, agakiteka akavuga ko ntawe wajya kwa se atamujyana. Wowe ejo bundi ndi ku kazi,
umuntu yaraje arangurira, amaze kungurira aravuga atumva aturi umuntu mwiza, arambaza atese uri umudivantiste? ndavuga ni ntabwo ndiwe. ngo ndababaye cyane. Ntese wabajwe n'iki? Ati ndababaye kuba umeze gutyo ukaba utari umudivantiste. Wowe si umudivantiste? Ati none se umudivantiste bujyana n'umuntu mu ijuru? Araceceka. None se umudivantiste buhindura umuntu intungane? Araceceka. Nawe ari none se kuri guceceka kandi wari ugiye kundatira ubudivantiste ngo wenda nanjye mbewe nkaba numva nawe ubudivantiste butaguhaye ijuru urumva aricyo bukubari. Twavuze ibintu byinshi nawe agera aho aravuga ati nzagaruka tuganire, ariko yarababajwe n'ukuntu ngo ntari umudivantiste ntari mwene wabo muri make. Ariko se wenyine uri mu gihe dini ko bameze umubwira ibya Yesu akakubaza ngo usengera he kugira ngo yumve kuba mu idini. abona uburyo abyemera. Yemera ibyo uvuga niyo byaba atari byo kubera ko musangiye idini, cyangwa bihakane niyo byaba ari ukuri kubera ko mubishe mudahuje idini. Umunyedini wese ni gutya bameze. Ariko umuntu wakijijwe wamenye kwizera Kristo icyo ari cyo yumva uramwumva gusa. Ni ukuvuga ngo ababyawe n'Imana bari ubwoko bw'Imana, niyo baba badasangiye ibara ku ruhu, niyo baba badasangiye amoko ya hano mu isi, niyo baba badasangiye idini, iyo babyawe n'Imana baravutse ubwa kabiri bari ubwoko bumwe bw'Imana. Nava ko kwizera Kristo wemera urwo rupfu rwe biguhindura umwana w'Imana, ukabona ubugingo buhoraho, ukajya ugenda umutima utadiha. Wambwira gute ukuntu umuntu yaba umuyobozi w'idini akabimarana imyaka 10 bakamuzamura mu rwego akava ku bwari bakajya ku bukuru bw'itora, akava akajya ku bushumba, akava akajya ku burevera atazi kuvuga ubwa kabiri cyane? Bagira ngo si ikibazo gikomeye, atazi ko azajya mu ijuru. ariko bamujya bamuzamura mu nzego ntabwo kugira ngo amenye kujyanye no kujya mu ijuru. Oya, ni ukugira ngo amenye gukorera idini neza. Ni ukugira ngo amenye kwiba abantu ahubwo. Ariko kandi ibyo bintu biri no muri Bibiliya. Muti gute? Abarinzi babwiye ngo bajye kurinda imva ya Yesu, baragiye barayirinda, baravuga ati mube maso abigishwa be batazaza kwiba umurambo bakabeshya ko yazutse. Turi kujyana. Abarinzi baragenda baba maso, babaye maso kuko Yesu yagombaga kuzuka, yarazutse. Umurundi umwe yaravuze ngo buri wese yaguye ukuri nake gaheta. Ntibamenye igihe Yesu yaviriyemo. Waruzi ko Yesu no kugira ngo bajye gukura ibuye kumva ye ntabwo bagiye kurikuramo kugira ngo Yesu avemo, babikuyeho Yesu yavuyemo kare kugira ngo ivirangare. Ariko Yesu ntiyarakeneye umuntu ubukurira ibuye ngo akunda ave mu mva, kuko yari yavuze ngo mfite ububasha bwo gutanga ubugingo bwanjye no kubusubirana. None ngo abarinzi barinda imva, mu gihe bari bayirinze ntibamenye Yesu yazukiye, bamaze gutaha bajya kubwira abashebuja. Turi kujyana. Bajya kubwira abashebuja, barabakuru b'idini bari babatumye. Mwari muzi ko aryo ryishe Yesu ariko ubundi mwari mubizi ni idini ryo ryishe Yesu. Abakozi b'Imana b'icyo gihe batari bo ariko abitwaga batanu. Urakoze. Abitwaga batanu bitwa ko bakorera Imana nibo bishe Yesu. Mbona babarinzi rero Yesu azutse barataha bajya kubwira abakuru b'idini babatumye, baravuga tumva rero ibintu byakomeye yazutse. Yazutse byarangiye. Nibwo ngo babwiraga tumva rero tubabwire turabaha amafaranga menshi, biranditse ibyo ngibyo mu butumwa bwiza bwose uko ari bune birimo. Turabaha amafaranga menshi ariko mugende mujye kuvuga ko baje nijoro abigishwe musinziriye bakiba umurambo bakawutwara. Nimuvuge ko yazutse, muvuge ko bibye umurambo, babaha amafaranga. Abatambye abakozi b'Imana muzi impamvu bari babonye ko ubwo yazutse cyabaye igihamya ko yari uw'Imana rwose. Niba bafata ko bishe umuntu w'Imana ntibazakira Imana. Ariko gucyura urubanza rw'abantu n'ubukizo rw'Imana, rw'abantu warukiye ariko Imana ntiwarukiye. Muzi ko yamaze gupfa banamuhambye bari mu nama, umwe yarababwira ati ariko mwibuke nicyo bashaka n'abarinzi, mwibuke ngo wa munyabinyoma kiriho ngo yavuze ko mu minsi 3 azazuka. Bari kumwita umunyabinyoma ariko bari no gutinya ibyo yavuze, bari no kwemera ko ubwo yabivuze ashobora kuzuka kandi koko yaranazutse nyine. Babwira rero abarinzi ngo bagende bavuga ko Yesu umurambo bawibye, babibahera amafaranga. Naho narigendereye
bivuga ngo biraba ngo Yesu yazukiye kugira ngo tube intungane, yazukiye kugira ngo ube intungane. Iyo uvuze ngo menye ko Yesu yazutse, buryo uvuze ngo ndi intungane imbere y'Imana. Yazukiye kugira ngo ube intungane. None uyu munsi abuzukuru b'abo bantu biravuga ngo icyo kinyoma ngo cyarandagaye mu Bayuda ngo na bugingo n'ubu cyo kuvuga ko Yesu atazutse. Iyo uvuze ngo nta ntungane ibaho, uba uvuze ko Yesu atazutse. Niyo mpamvu umuntu wese ubizi neza kuvuga ko intungane itabaho bamuhemba menshi. Nicyo rero agende kuvuga ko bidashoboka ko umuntu yaba intungane, ko wakwemerwa n'Imana ugize ibyo ukora, ngiki kintu bahembera umuntu. Baraguhemba cyane bakakuzamura mu nzego. Iyo urusha abandi kubivuga cyane, iyo urusha abandi kubwira abantu ko bazajya mu muriro, barabiguhembera cyane. Nta giterane na kimwe nari nabona, cyangwa nta rusengero na rumwe nari nabona bigisha ngo umwigisha nabona abantu batapfukamye yishimye. Arababara akavuga ati niba mudapfukamye muri cyo gihe pfukama. Nkavantese uyu muntu we ubite ariko nibi. Niyo abantu bataje gupfukama sinari kwishima nkavantera abantu bakize ibyaha none rwose gipfukama. Ibyaha byarakize. Byarakize none rero ntibagipfukama. Wanezerwa nuko barapfukama kandi nibyo. Kuko iyo amaze kubatera ubwoba bagapfukama niwe udashaka babimuha. Kuko babwiye ko ibintu byarangiye ntacyo bakimurebeye. Ubabwiye ko ijuru ari ubuntu nuko rida. Tujya kuri radiyo ejo bundi babwiye umupasiteri ati intego y'iki kiganiro ni uko hari abantu bavuga ko ijuru ari ubuntu kandi ko ridakorerwa bakazajyaho ku busa ntacyo batanze. Abo bakaba batemera n'idini. Hakaba n'abandi bavuga ko ijuru rikorerwa aribo mwebwe muri hano mukagira n'idini musobanura ibyo bintu. Ijuru ariko ni ubuntu. Ijuru ni ubuntu. Nari ndivugiye ngo abwiye abantu ko ijuru ari ubuntu nta kintu bazongera kumuha. Ni ukuri nawe umenye ko ijuru ari ubuntu ntazongera gutanga ikintu cyawe. Wavuga ati ndarituye none ndaribonye. Kandi umuntu akirwa niko bigenda. Ni ubuntu ntacyo watanga ngo urihawe. Nta n'icyo watanga ngo urigure. Ese uriguze warigurira ariko wagombye kurigurira nyiraryo. Ariko umuntu agurisha n'ibitari ibye. Mumbwire koko mu by'ukuri. Ubonye avuga ati ndarifite nijyewe uryibitseho yampe nguhereze. None se wowe iyo yakwatse kabiri gatatu ukabona ngo uribonye tuvuga ati uyu muntu ayikunda. Byibuze ngo mwihore wigendere umureke. Ariko umuntu umwe yaravuze ngo idini ni ikiyobyabwenge. Idini ni ikiyobyabwenge. Rirakuyobya neza ubwenge bukagenda. N'ubusanzwe bw'abantu ukabubura. Waba umuntu agakura inka mu kiraro ngo agiye kuyirima. Mukivuga ibyo hari ibintu abakuru bagenekereje barabivuga. Baravuga ngo iby'abapfu ngo biribwa n'abapfu. Nta niko bimeze. Iby'abapfu ngo biribwa n'abapfu. Nibo babirya. Ni cyane. Umuntu agakura inka mu kiraro akayijyana ngo ayishyiriye Imana. Akagenda ahayiziritse akahabona bakayigura areba, amafaranga bakayabika areba, bakayaguramo moto areba, bakayaguramo imodoka areba, bakajyambura mu by'uvuga ko atari twe wayahaye ko wahaye Imana akemera. Ubwo zari ubujiji butaruka. Nta bujiji burenze ubwo buntu. Ariko ntabwo ijuru watanga inka ngo ubone ijuru, ntiwatanga amafaranga ngo ubone ijuru. Ni impano y'Imana. Biravuga ngo mwakirwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ngo ntabwo byavuye kuri mwe, ngo ahubwo ni impano y'Imana. Ngo ntabwo byavuye no ku mirimo hatagira umuntu wirarira. Ntibyavuye ku bikorwa. Yaba ryagurwaga abafite amafaranga baryegukana. None se rigurwa utayagiye yazarijyamo ate? Ariko ngo kubera ko Imana ari umutunzi w'imbabazi ngo adukirishije kuhagirwa, ngo ariko ku bwa kabiri ngo itanga Yesu kugira ngo umuntu wese arijyemo ku busa. Narindi kuvuga ngo umukuru w'idini akubwiye ko ijuru ari ubuntu ntacyo bazongera kumuha. Niyo mpamvu adashobora kubyemera niyo wagira uti. Niyo akubwiye ngo nibwo arahindukira akakubwira ngo ntibihagije. Kubera ko agira isari zo kubihakana kandi byanditse muri Bibiliya. Avuga ngo ko ijuru ni ubuntu akongera ngo ariko umenye ko bidahagije. Ariko ijuru ni ubuntu kandi birahagije. Urupfu rwa Yesu rwishyuye ibyo twagombaga kwishyuzwa. Urupfu rwa Yesu rwishyuye ideni wabazwaga n'Imana. Urupfu rwa Yesu rwishyuye igiciro wishyuzwaga. Urupfu rwa Yesu rwishyuye igihano wagombaga guhanwa. Niyo mpamvu
amaze kubigeza ku musozo yaravuze ngo noneho byose birarangiye. Ni iki byarangiye? Ibyo waryozwaga birarangiye, ibyo wishyuzwaga birarangiye, ibyo wazwaga n'Imana birarangiye, ibyo wagomba gutanga birarangiye, n'ibitambo birarangiye, n'amaturo ararangiye, n'icyacumi kirarangiye, n'ubutayu burarangiye, n'ibikorwa birarangiye, kubera ko Yesu ari we wenyine uhagije. Ni Yesu wenyine uzakiza abantu be ibyaha byabo, nta kindi kintu. Ugomba kubimenya ngo ijuru ni ubuntu, ukagenda ugatuza ugatekana, ukamenya ko ibyo wishyuzwaga Yesu yabyishyuye, ukamenya ko imbabazi ukenera ku Mana zaratanzwe, kubera ko igihe Yesu yapfiraga ku musaraba Imana yaravuze ngo ibyaha byabo ngo n'ubugome bwabo ngo ntabwo nzabyibuka ukundi. Imana irabyibagirwa. Iyo wemeye urupfu rwa Yesu ko ari impongano yawe, Imana yibagirwa ibyaha byawe, ntizongere kubyibuka ukundi. Na niyo mpamvu abo mubona Bibiliya ivuga bazajya mu ijuru, iravuga ngo bose bemewe n'Imana kubwo kwizera. Ntawe birivuga ngo yatanze amafaranga Imana iramwemera, ntawe birivuga ngo yatanze icyacumi Imana iramwemera, ntawe birivuga ngo yaratuye Imana iramwemera. Oya, ahubwo ngo bose barizeye Imana irabemera. Bizera ibi turimo tuvuga, bizera urupfu rwa Kristo, bemera ko urupfu rwa Yesu ruhagije kubahesha imbabazi z'Imana, ko ruhagije kubinjiza mu ijuru. Nta kindi kintu usabwa n'Imana. Ariko se nawe nk'ubwo Imana yagusaba iki koko mu by'ukuri? Imana yakubwira ngo nkeneye ijana ryawe, ahubwo yaravuze ngo ibyo mukeneye byose mujye mubiyisaba. Imana ntigeze ko izasaba umuntu, yavuze ko ari izajya abantu, kuko ngo ibiri mu isi byose ni ibyayo, n'amafaranga nazo byose ngo ni ibyayo, n'inka z'ibirarashyamba ngo ni izayo. Ukeneye inyama ntiyakwirirwa ibwira umuntu, ngo ntiyakubwira ngo yagenda igafata ngo mu birarashyamba ikabaga ikarya, ntiyakenera inyama ngo izikubwire. Ukuri igitenge ku kibuno cyashaje uvuge ngo ugihaye Imana, ariko murayisuzugura. Mbega agasuzuguro nanjye sinacyemera. Ni ukuri ntiwakimpa ngo gifate. Reka none ujya kuvuga ngo wagihaye Imana, ngo Imana yishimye ngo nayihaye igitenge, none yarabuze icyo yambara, none irashubijwe. Ariko igitenge utanga cyangwa ibyo bindi utanga ntibabigurisha ureba. Yego, nuko bijya ku Mana biraguruka byamababa. icyo kibazo. Yego, urupfu rwa Yesu rurahagije gutuma umuntu yemerwa n'Imana rwose. Kuba Yesu yarahanuye ibyaha byawe birahagije kubyizeza umutima wawe, nawe ukabarwaho gutungana kw'Imana cyangwa gukiranuka kw'Imana, ukemerwa n'Imana idini ritabigizemo uruhare, ukemerwa n'Imana pasiteri atabigizemo uruhare, ukemerwa n'Imana padiri atarimo nanjye ntarimo, ukemerwa n'Imana nawe ukajya wirata Yesu wenyine. Ati noneho nanjye nabonye ijuru. Wari uzi ko umaze kubyizera wa mutima ujya ukubwira ngo uzarimbuka uhita uvamo. Ntabwo wongera na rimwe kukubwira ngo uzarimbuka, ntiwongera no kurota uri guhenanguka ku misozi cyangwa inka ziri kukwirukangaho. Bihita birangira, bihita bishira, kubera ko uba uvutse mu ijuru, ubaye umwana w'Imana, ukagira ya mahoro Yesu yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange n'abaruhura. Ukaruhuka, ukajya ugenda wemye, ukagenda utekanye, ukagenda ijuru urifite. Ntiwongera gusaba Imana ngo izaguhe iherezo ryiza, kuko uba waribonye ko wakiriye Kristo nyir'ijuru. Ntiwongera gusaba Imana ngo izaguhe ubugingo buba wabubonye. Yesu yaravuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. None se kuva ngo ufite Yesu kandi yaravuze ko ari we bugingo, ni gute wongera gusaba ubugingo kandi ufite bugingo? Yumva ko kujya usaba ubugingo byerekana ko utagira Yesu. Iyo uza kubimenya, iyo uza kugira Yesu, ntibari gusaba ubugingo kubera ko Yesu ni bugingo. Wari kuba ufite ubugingo buhoraho. Iyo wizeye Kristo nicyo ubona ubugingo buhoraho, ukemerwa n'Imana, ukajya ugenda umutima uteka, ukagenda utuje, ukagenda uguwe neza, kubera ko ibi ngibi muri mu by'amadini twese ntawe utabibayemo. Ariko iyo umuntu ahumutse amaso, biravuga ngo iyo umuntu atarabimenya ngo inyegamo ibimuri ku maso, byanditse mu Bakorinto ngo afite inyegamo ku maso, ijambo ry'Imana ryasomwa ntamenye ibivuzwe. Ariko umuntu yahindukiriye umwami, yizeye ubutumwa bwiza ngo iyo nyegamo ikurwaho, ivaho ukabona ibintu neza, ukajya wanamenya ko burya bajyaga bakwiba, ukajya wanamenya ko burya ijuru ari ubuntu, ukajya wanamenya ko nawe hakurya icyawe kuko waribona, ko ntiwambwira ngo ngire icyo nguha ngo mbone ijuru kandi bifite. Turi kujyana buriya gituma abantu babitanga nuko ari ntacyo bafite. Baba bavuga ati ndebe ko nanjye naribona, ndebe ko naribona, yabura atanaribonye agakomeza, akavuga ati komeza. Ariko mwizere Kristo,
niwe wenyine ubarwamo ubugingo buhoraho, niwe wenyine wizerwa ukabona ijuru, nta dini rishyizemo nta n'ikintu utanze. Biravuga ngo Imana ngo niba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu b'abantu, ngo ninakorerwa n'amaboko y'abantu ngo ngifite ikikennye. Umuntu bamuca mu rusengero akagira ngo amuciye mu ijuru. Maze kwizera ubutumwa bwiza, muramu wanjye yarambwiye ati nibaguca kuzabugize ingorane. Ati wambabariye yabona ukaguma ndavani nakijijwe ntibyari gishobotse. Nakijijwe kuko mu rusengero ntabwo ari mu ijuru. Iryari mu rusengero ryari ijuru, abarurimo bajya baruvamo bakumva Yesu aje yabajyana. Ariko muzareba bashira Yesu wagenda ari hehe muri rwa rusengero, ukuri mwese mureba hasi. N'uwo uzabwira nawe burya bari kureba hasi kuko nawe ntiyajyayo. Uri mubwiye ati bo twebwe ntidushizeyo weshyirayo, nuko ntiyakirayo. Yumvikana ngo n'ukwisikuru gusa butereye aho utagira umutwe n'ikibuno. Ndashaka kuvuga ko rero Imana ngo ntiba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu, ngo ninakorerwa n'amaboko y'abantu ngifite ikikiri. Imana yashimye gutura mu muntu wizeye ubutumwa bwiza, ntabwo Imana yavuze ko izaba mu nzu. Ariko kugira ngo uwiba yibe yubaka inzu akakubwira ko nugera muzabugeze imbere y'Imana. Kubera ko abantu babitoye yageramo akitonda akicisha bugufa kunama, wabasanzemo wagira ngo n'abantu beza. Ariko reka muzahurire mu isoko rero, wagira ngo ngabamo babiri. Umwe mu kiliziya undi mu isoko. Ariko umuntu izeye ubutumwa bwiza, ibintu byose bihinduka bishya. Ngo umuntu yari muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gishya, ngo dore byose bihindutse kuba bishya, ibya kera biba bishize. Nuko umuntu yizeye Yesu amera, ukagenda ubuhutse neza, ukagenda utatinya padiri udatinya pasiteri, uruvuga ngo namenye ubutumwa bwiza, namenye Yesu ko wavuye mu ijuru waje agatanga ubugingo bwe ku bwanjye. Umuntu yakubaza niba wajya mu ijuru ukavuga bivuga we ubihagazeho, kandi atari ibintu by'ibihimbano, atari ibyo kwihangamo cyangwa kwihahatamo, kuko iyo wizeye Kristo ni gutyo umera, ukabako ukagenda wemye ufite ijuru. Reka gutinda nubwo natinze, mwihanganye mwakoze, Imana yabagisha. Amen.